Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bavandimwe bakunzi ba INZU Business Group Limited. Reka tubasuze aho muherereye hirya no hino ku isi kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe, mukande subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Mwebwe mwese mutarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, mbibutsa yuko iyi ari kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba ikodeshwa ndetse igurishwa, ariko kandi tukabasha no kububakira inzu nziza nk'iyi ngiyi muri kureba, tukazibubakira mu buryo bwiza bugezweho kandi bitabahenze. Ntabwo ari ibyo gusa kandi, kubera yuko tubafasha kubona ibyangombwa byo kubaka ndetse no gusana kandi neza, ari nako kandi tubafasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, amazu yanyu mufite hirya no hino manini cyangwa matoya, tukabafasha kuyashyiramo abakiriya cyangwa se abapangayi bayakodesha, tukanabasha kubishyuza cyangwa se tugakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano muba mwagiranye, hanyuma mukikirigitira ifaranga cyangwa se amafaranga akayagera kuri konti zanyu bitabavunnye. Nta mpamvu yo kuvunwa no kubaka inzu, kuyigura hanyuma noneho ukagumya unavunika unamenya ngo ese bishyuye, ese umutekano umeze ute, ese ahangiritse nihe, n'ibindi, imisoro ese imeze ite yaho. Ibyo byose biharira INZU Business Group Limited, tubigufashe mu byo twita property management. Turabakunda cyane, ni nako twongera kwibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Ni nako kandi dukomeza kwibutsa kujya kuri website yacu ya www.nzuri.rawa, hanyuma mukagura cyangwa se mukagurisha nta kindi kiguzi bibasabye, ari nako mukodesha nta kibazo kindi rwose. Imari murajyaho muzibone umunsi ku wundi. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho cyangwa se ku masikirini yanyu ntabatindiye, mwakomeje kugenda mubona inzu nziza cyane. Ni inzu nziza cyane ya etaje, ariko mu by'ukuri itari yuzura, igifite akazi karinganiye. Sinavuga ngo ni kenshi, ariko kandi sinavuga ko ari gakeya, kubera ko burya ngo utabusya abwita ubumera. Iyi nzu rero ya etaje iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, nta handi, ni mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Gatenga, ahazwi nka Rebero. Rebero navuga ireba mu ruhande rwa Gahanga cyangwa se Karembure, ahantu heza cyane muri karitsiye nshyashya iri kubakwamo ama etaje, amazu meza agezweho. Iyi nzu rero niho iri, ikaba rero ari inzu mu by'ukuri umuvandimwe cyangwa se nyirayo yatangiye kubaka agamije kugira ngo ayituremo, ariko noneho nyuma biza kwanga, ntiyashobora kuyuzuza, ntiyashobora kuhatura. Hanyuma kuri iyi nshuro akaba yayishyize ku isoko kugira ngo akomeze n'izindi proje. Murabizi nyine ni ibintu abanyarwanda duhuriyeho ko ukena ufite itungo rikakugoboka. Iyi nzu rero ya etaje ituzuye, umuvandimwe yarayubatse ayihera hasi, agura ikibanza arasiza, ahera hasi agura za ferabeto, agura amasima, agura imicanga, agura konkase, ahemba abafundi n'abayede n'abazamu byose, atangira kubaka iyi nzu ayihereye hasi cyane rwose, nk'umuntu ugamije kuzayituramo. Uhageze nibwo wabyibonera, ariko nyuma nyine biza kwanga. Niyo mpamvu rero iyi nzu twayishyize ku isoko. Iyi nzu rero mu by'ukuri nk'uko mubibona, ni inzu ya etaje nziza cyane. Ndavuga nziza cyane nkurikije igishushanyo mbonera cyayo nabonye cy'uko izuzura ihagaze, cyangwa se pura yayo. Namwe muragenda mubibona, ngira ngo murabyibonera. Ni inzu y'akataraboneka, igaragara neza, ifite amatara meza, iri ahantu heza. Iyi nzu rero mu by'ukuri ikaba mu by'ukuri ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira dushe na tuwarete eshatu, ikagira ofisi, ikagira salon, saramanje, cuisine ndetse na stock yayo, ndetse ikagira na annex. Nibyo biteganyijwe. Si ibyo gusa kuko ifite na parking y'imodoka byibuze enye, ndetse na jardin. Ubundi ni uko nguko kuri pura yayo biteganyijwe. Uhageze rwose kuri tele twabigusobanura neza cyane ukabyumva.
aho navuga yuko hasi inzu yo hasi ifite salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock, ikagira icyumba twakwita icy'abashyitsi ndetse na douche na toilette. Hanyuma hejuru rero hari ibyumba bitatu, hari bibiri bihuriye kuri douche na toilette imwe, na chambre principale ifite douche na toilette yayo, ariko kandi ikagira ikindi cyumba byegeranye dushobora kwita icyumba cya gatanu cyangwa se tukacyita office cyangwa se chambre de prière ku basenga, kikaba icyumba cy'amasengesho. Iyi nzu rero rwose murabibonye uko izarangira imeze, ntabwo ari amafaranga menshi yari asigaye, kuko burya hahenda kugura ikibanza, birumvikana mwese murabizi. Nyuma yo guhenda kugura ikibanza hagahenda scripture cyangwa se kuzamura inzu ikaba ihagaze itya, amaferabeto umuntu yaba yarashyizemo bazamura inkingi, amenadare, ibipande birakoze, no gusakara. Mu by'ukuri iby'ingenzi biba byaramaze gutambuka, ikiba gisigaye ari ukwishyura ibya gahoro gahoro mu byiciro. Iyi nzu rero ntigucike, kubera ko icyo nakwibutsa nuko yubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 320. Ni inzu iri muri site metero kare 320. Hanyuma igiciro cyayo kikaba ari miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ziganirwaho miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda ziganirwaho. Iyi nzu ubasha kuyegukana munsi ya miliyoni 70 ikaba iyawe, ukayikora uko ubyifuza. Buriya ni nacyo cyiza cyo kugura inzu ituzuye neza, wowe uyikora bijyanye n'ibyifuzo byawe, hanyuma nawe ugatunganirwa, ugatunga etage ijyanye n'igihe kandi iri muri quartier nziza cyane. Wakunze rero iyi nzu cyangwa se n'ibindi bikorwa byacu, ushobora kuduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788486797 cyangwa se 0781-2-3. Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa INZU Market. Komeza rero kandi subscribe, ukande sabone ku bakoresha igifaransa, ukore share, ukande kukazogera, mbese tujye tubana umunsi kundi 5 kuri 5. Turabakunda cyane rero iwacu muri INZU Business Group Limited. Umukiriya n'umwami, reka tubibutse yuko tubakira inzu nziza y'agatangaza nk'ingi kandi bitabahenze, tukabashakira ibyangombwa byo gusana ndetse no kubaka, ari nako kandi tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Ingero ni company yanyu INZU Business Group Limited. Mukomeze mukande subscribe, mukore kukazogera, mukore share, tujye tubana umunsi kundi 5 kuri 5. Ciao ciao, turabakunda cyane.